turagushimye, turagushimye. Uzahora ku ngoma iteka, 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 uzahora ku ngoma, ku ngoma, ku ngoma, ku ngoma, ku ngoma. uzahora ku ngoma. Uruwaramana, 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 uruwarama. La la est doles. La 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 la. Turagushimye Yesu. CEP-UR Nyarugenge turagushimye. Turagushimye, turagushimye. Turagushimye nawe wanye nawe. Turagushimye wabaye mu buzima, turagushimye wagaragaye mu buzima, turagushimye wagaragaye mu gakiza, turagushimye wabanye natwe, turagushimye. Uri umunyembabazi. Turanezerewe Yesu, wongeye kutugirira imbabazi nyinshi n'impuhwe zidasanzwe. Tubaye ku mpemeko yawe iryo jambo ry'Imana, turasengera uyu mwanya kugira ngo ubonekemo. Ndasiedo, urakoze Yesu, ndagushimiye kuri kumwe natwe, tugukomeye amashyi menshi kuri kumwe natwe. Amen. Kongere dukomere Imana amashyi menshi cyane, tuyishimire cyane. Nitwa Yohani Paul. Ibyo nibyo byoroshye. Iyo mfite ibihe byiza ngira umwuka muke wo kutaruhanya. Ndishimye kugera muri CEP Imana yakoze. Ndi umwe mu bagabo bahawe umugisha n'Imana. I'm blessed. Hallelujah. Hallelujah. Muri Yesu niho honyine haticuzwa, ibindi byose umuntu arabyicuza. No guhitamo computer umuntu ashobora kuba ari kubyicuza. Of course. No kubigikara hari igihe umuntu abyicuza bitewe n'ibyo isi yashyizeho cyangwa standard z'isi. Mu Rwanda ubu tugezaho umukobwa mwiza ufite mu nda zeru, akagira hips, ubwo mbivuze mu zindi ndimi, afite igikara kitarimo mukorogo, uri kumwe. Inzobe ntabwo zikigezweho, kandi kera mu Rwanda iyo wazanaga umugore w'inzobe cyane mu cyaro baravuga bati wow, ariko ntibigezweho. Isi hori hindagura ibintu byose byo mu isi bishobora gutuma umuntu yicuza. Kuba muri Yesu nicyo kintu cyonyine umuntu adashobora kwicuza. Ndashimira Imana ko twagiriwe ubuntu, kandi nari ndimo mbitekereza mu mwanya, nimugumana n'umugabo witwa Yesu muzashiduka yabagize ukundi kuntu. Ntago mubana ngo ugume ukuri, agenda kugira ukundi kuntu, wisanga ari abaye ukundi kuntu. Imana ihabwa icyubahiro ko twamumenye. Haleluya. Nimuhumure, ndumva mfite umwuka wo kubwiriza nkaho ndi mu giterane, kandi koko ntabwo mu murimo w'Imana ngisuzugura iteraniro uko ryaba ringana kose. Noneho kuva nageze muri CEP ndabishimira Imana, Imana irakoze, Imana ihabwa icyubahiro. Ndumva ngiriwe ubuntu n'Imana, ndumva ndi blessed, ndumva nahawe umugisha ahantu hose, mu mano, mu maguru, mu mutwe, ahantu hose. Imana ihabwa icyubahiro. Mbahaye ntashyo nimuzakire mu izina rya Yesu. Nahuye n'umuntu wabaye muri CEP yayoboye na intercession, mbwira mbasuhuze. Nanyuze n'ahandi ahantu henshi cyane ntashobora kurondora, hose bagiye bampa intashyo, mbahaye intashyo. Imana ibahe umugisha. Kandi nshimiye Yesu koko nongere mbishimangire ko ndi muri CEP. Njya mu CEP menshi yo muri uru Rwanda, niba hari ahantu ngera nkasanyuka nkari ku mwuka, bundi uko umuntu akura hari umwuka agira, ugenda ugira ikinyabupfura utahawe n'ababyeyi. Mwarabibonye? Uko umuntu akura ugenda ugira ikinyabupfura nyine utahawe n'ababyeyi, ukagenda nyine ugira umwuka wo gutuza no guceceka. Ariko niba hari ahantu ngera nkakeza nkivayo, nkanakora n'ibintu abantu batajya bakeka ko nshobora gukora, ni muri CEP. CEP rero Imana ihabwa icyubahiro ko yishyizeho kandi ikabikiri kumwe nawe. Hari akaririmbo kavuga ngo wa munyembaraga we, Uwiteka ari kumwe nawe. Uwiteka ari kumwe nawe.
ese imana murayumva? Imana irahari aha hantu mu mbaraga zayo zose. Haleluya. Ndishimye rero Imana yarakoze kuba yaradushyiriyeho uyu muryango, kandi rwose kuba nyirimo uyu munsi navuze ngo ndagabana, ndakurikirana ikintu cyose Yesu atanga, nta na kamwe kaza kunshika. Rero nabikurikiranye kandi ndacyakomeza gukurikirana mpaka ngeze ku cy'Imana ishaka kumpera muri uyu muryango. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Dufite abana babiri, duha umugisha wo kugira abana babiri Imana yarakoze. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana ne kubasindira. Rwandiko rwa mbere rwa Petero, ndi mu bice bibiri. Rwandiko rwa mbere rwa Petero cyangwa igitabo cya mbere cya Petero, ni mu bice bibiri. Turasoma umurongo wa 4 n'umurongo wa 5. Rwandiko rwa mbere rwa Petero, bice bibiri, umurongo wa 4 n'umurongo wa 5. Aravuze ngo nimumwegere, niwe buye rizima byanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ribiri ry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo. Tuvuge ngo amen. Dusoreze muri Nehemiya mu bice bibiri, umurongo umwe wa 17. Nehemiya ibice bibiri, umurongo wa 17. Aravuze ngo mera ko ndababwira nti nimureba ko tumeze nabi, ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike z'i Yerusalemu, tutagumya kuba igitutsi. Imana ibampera umugisha. Ahasigaye murahasoma. Ndimo ntekereza nsengera CEP-UR, mbaza Imana icyo nzabaganiriza. Imana yampaye amagambo akomeye cyane, nanjye ubwanjye arankomerana. Ariko iyo Imana ibikoze mpita nibaza ko ifite umugambi ukomeye utagarukira uwo munsi, itagarukira uwo munsi nza kubwiriza, ahubwo w'igihe kinini. Kuko Imana igira amaproje y'igihe gito cyangwa imishinga y'igihe gito, ariko ikagira n'imishinga y'igihe kinini cyane. Kandi ijambo yavuze iribyaza umusaruro n'inyungu z'ubwami nk'uko ibishaka. Yampaye rero ijambo rivuga ngo mwubakwe nk'amabuye mazima. Iyo ukurikiranye intego ni nko gutongera, ni nko kuvuga ngo muve mu byo murimo byose, mwubakwe nk'amabuye mazima. Nicyo tugiye kuganira. Iyo usomye izi nkuru za Nehemiya usanga harimo ibintu byinshi, ariko ndavuga bikeya. Icya mbere nuko Nehemiya yabanje kumenya ikibazo gihari mbere yuko agera kuri uru rwego rw'izi nkuru twasomye arimo asobanura bene wabo. Yabanje kumenya ikibazo gihari, arakimenya, amenya ikibazo gihari. Mu yindi mvugo yari well informed, yari afite amakuru y'ikibazo gihari. Mu makuru yari afite arimo ibintu bibiri. Icya mbere nuko abari barasigaye i Yerusalemu batajyanywe i Babuloni. Mu gihe Nebukadinezari yasenyaga i Babuloni i Yerusalemu, Nebuzaradani agahirika n'urusengero, bagatwika inkike, bakazitwika ibintu byose, bagasenya, bakica abantu, bakagira abo bajyana. Bibiliya iravuga ngo yamenye amakuru weri Babuloni ari umuziritsi wa vino, amenya amakuru ko bari barasigaye i Yerusalemu ngo bagize akaga kenshi ndetse baratuka. Ayo ni amakuru ya mbere yamenye. Amakuru ya kabiri nuko inkike z'i Yerusalemu zari zarasenyutse ndetse n'amarembo yaho yari yarahiye. Uzabisoma muri Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 3. Nukuvuga Nehemiya mbere yuko atekereza kuba informed, yari afite amakuru y'ikibazo. Afite amakuru ko basigaye iwabo baratuka kubera ko harasenyutse, ni mu matongo, nta kintu gihari. Afite amakuru ko inkike z'i Yerusalemu zahiye n'amarembo yaho yahiye, nta kintu na kimwe gisigaye. Mu kugira amakuru rero bituma afata umwanzuro. Yesu ashimwe. Haleluya. Nyuma yo kuba ari well informed, yagize umutwaro utagarukira kukurira. Yagize umutwaro utagarukira kugira gute? Ntabwo umutwaro yagize yumvisha agize agahinda, yumva arababaye. Aravuga ngo twebwe ubwoko bw'Imana bari maritrete, babayeho nabi, ni kuriya tubayeho. Ariko nubwo yumvishe amenya amakuru, ntiyagira umutwaro ugarukira kukurira no kwigunga n'agahinda. Kubera iki?
Satani hari amarira y'uburyo bubiri akunda ariko Imana yanga. Amarira ya mbere ni amarira umuntu arira bitewe n'ingorane yahuye nazo ntacyo akora, ukarira tu, Mana we meze nabi, dore uko bimeze. Zaravuga ati iyaba wiyahuye. Satani arayakunda ariko Imana irayanga. Ntabwo ndi buvuga imirongo myinshi muri Bibiliya kuko ndashaka kugera ku ntego yanjye, niyo nshaka. Bibiliya iravuga ngo arira amarira ariko avanze no kwinginga Imana. Ntiyarize gusa, ntiyagiye ngo yigunge avuga ngo noneho turapfuye, noneho turashize. Yagize umutwaro urimo amarira ariko avanze no kwinginga Imana no kuyibutsa. Aravuga ngo Mana, wavuganye natwe ko nigucumuraho uzadutataniriza mu mahanga, ariko uravanga imitima yacu nigaruka uzatugarura. Nubwo twaba twaratataniye ikusi n'ikasikasi mu mpera z'isi, amaboko yawe azadukurayo atugarure, wongere udutuze. Haleluya! Urumva agize umutwaro inyuma yo kumenya amakuru, ariko utari umutwaro ugarukira kukurira. Amarira ya mbere Satani akunda ni umuntu urira gusa tu, wumva ibintu bigiye kuba karira. Satani aravuga ati yaba wiyahuye. Amarira ya kabiri Satani adakunda, nako Satani akunda Imana yanga, ni umuntu urira amarira avuye mu ngaruka yo kuburirwa n'Imana ntabyiteho. Iyo umuntu aburiwe n'Imana, Imana ikagusura ikakuganiriza. Murabizi ko tugira Imana ituganiriza, namwe irabaganiriza nk'uko inganiriza. Rwose ngiye Imana iranganiriza. Iyo Imana ikuganisha bavuga ngo genda gake, yitware guke, gabanya ibyo wari urimo, wijya hariya nubwo habona ari hazima ariko hari umwobo, ukaramuka wanze kumva imiburo ukagenda ukagwamo, nyuma ukazarira. Ni amarira adafite icyo akiza. Satani arayakunda ariko Imana ntiyakunda. Murankurikiye? We rero ntiyagize ayo marira. Barokore ntiyagize ayo marira. Yararize ariko ashyiramo no kwinginga Imana. Haleluya! Ibyo ataremera mu mbaraga yari afite nk'umuziritsi ajya kubiremera imbere y'Imana. Murabizi kandi ko mu kwinginga Imana hariho ibintu bibiri mubibike mu mitima yanyu. Icya mbere ni ahantu uvuga uko ushaka ukavuga uko ubyumva. Niho honyine imbere y'Imana wavuga uko ushaka ukavuga n'uko ubyumva. Ahandi hantu ntaho wabona. Nta hantu wabona uvuga uko ushaka n'uko ubyumva. Iyo ugiye mu karere hari uburyo witwara. Ugiye kwa Dean of Engineering, sinzi niba ariko bakibita Dean of Engineering, ntabwo wavuga ibintu kugira gute uko ubyumva, ahubwo uvuga uko sejya uko amategeko n'amabwiriza bivuga. Ariko mu Mana ni uvuga ibintu uko ubyumva. Haleluya! Kandi nakunze Imana ntabwo igucecekesha kugira ngo ceceka ziba. Iravuga ngo vuga wowe, come on. Utangirana n'umujinya, Mana ukundeba ubu naje, ukumvira agenda ikushyiramo akantu k'umunezero. Ntabyo irakora ariko agishyiramo akanezero. Adona rero uri mwiza Mana, urabereye, nta usa nawe. Mu kandi kanya gatika kuzuza akantu waba wumvira umwuka rutamina. Amen, amen, amen. Imbere y'Imana honyine twemererwa kuvuga ibintu uko tubyumva. Niyo uzanye amatike irakwakira, ni runaka wabiteye, dore uko byagenze, Mana we ni kuriya bimeze. Imbere y'Imana niho honyine twemererwa kuvuga uko tubyumva. Icya kabiri nakunze, Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana niwe mu boss wenyine uri available amasaha yose n'ahantu hose. Muri mwebwe abiga hano, ndakomeza gukoresha ingero za hano, uzashakire dini muri geto yawe uzarinda upfa ntawe ubonye. Ariko Imana nubwo ari umubosi, nubwo iri hejuru y'imbaraga zose, iri available, iraboneka. Ugiye naha munsi ukabibwira uti Imana, gusengera hejuru ku ntebe byananiye ariko ngiye munsi y'intebe, urayumva. Iri available, iraboneka. Imana iraboneka. Haleluya! Nehemiya yarabizi ko Imana iboneka, uko yayijya imbere kose yamwumva. Aragenda expressinga agahinda ke n'umutwaro afite, arasenga, arayinginga. Imana niyo yonyine iboneka. Nuko Imana uraboneka. Saa 9 z'ijoro Imana iraboneka. Mu kazu k'ibwina, mu bakene abatindi, Imana iraboneka. Muri rampuwe mu matara harahirya, Imana irahari.
mu giti hejuru Imana irahari. Haleluya. Naho abantu batakandagira Imana irahari. Baba boss, nta mubosi wajya kwiteza imvura, ariko no mu mvura Imana ibihari. Burugiyemo imvura iri kuka, ibwira uti Imana sinagiye kugama ndagushaka. Iravuga ngo ko ndi kumwe nawe, ko ndi hamwe nawe, ko mpari. Haleluya. Mujya mugira umutwaro utarimo amarira gusa, utagarukira ku kwigunga, siritople ndabibabujije. Utagarukira kumva ugiye gupfa, jya ujya imbere y'Imana uyibwire ngo Mana, nubwo meze nabi, nubwo nigunze, ariko ndaje. Haleluya. Utangira ufite amagambo make nta ndirimbo, kumva indirimbo zikagenda ziza. Imana igira utuntu tw'utuvitamine. Mukeneye guhura na proteine z'Imana, mukeneye guhura na proteine n'amagliside y'Imana, muyegere. Kwegera Imana gusa niwe uhura n'indyo yuzuye y'Imana. Uhura n'amaproteine, ugahura n'amavitamine, ugahura n'amagliside, ugahura na za polysaccharides. Niwe honyine uhura n'indyo yuzuye y'Imana. Iyo umuntu yayegera, ugenda ufite bwaki y'amavirusi n'intambara z'amasomo n'akajagari no kubura ibyo kurya n'intambara, ariko wayegera ukumva uragenda wakira indyo yuzuye. Abazajya kwiririmbisha ukumva hari ibintu bimanuka. Haleluya. Vuga ibintu bibiri bikomeye. Niyo mpamvu Satani yakwemera gushora ikiguzi cyari cyo cyose, yakwemera kuguha keya ari yose ngo ntiwegere Imana, ko azi ikizavamo. Yakwemera kuguha keya iyo ari yo yose, ariko ntiwegere Imana. Kandi mu isi y'umwuka kwegera Imana, cyangwa se mu mvugo tuvuga gusenga Imana, birahenze cyane kurenza ibiryo. Murebe hano dukora imibare scientifique. Murahari? Murahari? Engineers and scientists murahari? Tugiye gukora imibare du proving muri science kandi spirituel. Satani yakwemera kuguha ikiguzi cyose cyakaya wakenera, ariko ntiwegere Imana. Igitangaje mu isi y'umwuka, ibiryo ibingibi mushaka muzabona mukabihaga, ukanywa isukari kugeza ishariye. Kandi koko njya mbisabira barokore, njya mbisabira barokore, nkumva umurokore yagira agahura n'ibiryo, ukanywa isukari ukageza ishariye, ukajya usigaje, saa sita zagera bakubwira bati ku kazi, bakubwira bati ngwino ujye kurya, ukumva ntabyo ushaka. Atari uko udashonje, kubera ko muri mayindi nyine ntabyo wumva. Biraryoha, Imana izabibaha. Ukanywa amateremusi 3 y'igikoma ukagera ukakivaho, ukarya imireti mu kwezi kwa buki, ukamara nk'amezi 3, wagera wajya wumvaho umureti wawutetse ukavuga uti biraryoha. Ntabwo ari byiza ko tubona side imwe y'ubuzima yo gukubitwa, guhondagurwa, guhinduka zeru, zezengure. Imana izabikore mu izina rya Yesu. Ndabibasabira, Imana izabikore mu izina rya Yesu. Biraryoha. Rero mu isi y'umwuka kwegera Imana birusha imbaraga ibiryo. Abantu mwese muri hano, nta munsi n'umwe Imana yari yankangura saa 9 ngo imbwire ngo Jean Paul ibyo kurya byasigaye ku meza warayuriye nabi kubera kunanirwa, byuko ujye kurya. Hawo kandi je n'Imana turakundana, muzayibaza ibabwira ukuntu dukundana. Kuva kera kose yajyaye imbwira ngo Jean Paul I love you. Je n'Imana turakundana, ndi mu bantu bari blessed, bahawe umugisha n'Imana. Haleluya. Ariko nta munsi irankangura ngo mwana wanjye warayuriye nabi, wari wananiwe, wageze mu rugo wananiwe, none ibiryo biri ku meza byo kujye kurya. Ariko hari igihe mba nsinzira, najya kumva nkumvira ambwiye ngo tuvugane. Tuvugane. Kubera iki? Izi ko kuyegera bitanga ikirenze ibiryo, ariko ibiryo ntibishobora kuzana Imana mu buzima. Rero mu isi y'umwuka kwegera Imana birahambaye. Satani ibyo bintu arabizi, yaguhaka iyo ari yo yose. Iyo napanze gusenga nibwo numva ijwi ry'abadayimoni rimbwira neza. Ubundi njye ni mu bantu babana n'abadayimoni nabi, ariko njye kumva nkumva dayimoni mu gitondo rambwiye, Jean Paul maze iminsi unaniwe, mu cyayi cyatanga wizi kandi singikunda. Nkunda mukaro, hayo nkumva akantu kagapeti kari kuzamuka gake, Jean Paul mwatanga wizi. Akabwira dayimoni rwose. Najya kumva nkumva umuntu umwe arampamagara, ntibaherutse kumpamagara, Jean Paul dufite anniversaire y'itanu tumaze tubana, uraza ryari? Haya kumva nkumva madamu arimo arambwira ati, ko narapanze ko ahantu tuzajyana sheri, urashaka kutujya he? Kandi urumva umudamu nyine yo mwikundanira, uba wumva wakora ibintu byose.
uba wumva wagenda yagutwara nk'irobo. Ambwira ko numva hari ahantu dushaka kujya, twajyanye kuri kamera tukajya gusangira tukagira ibintu tuganira. Napanze gusenga, niwo munsi abadayimoni barimo bampa iki? Keya. Dayimoni yaguha keya ari yose ngo utegere iki? Imana. Murankurikiye? Aka kabiri kanteye ubwoba nuko Satani yashora igishoro icyo ari cyo cyose ngo utagera ku ntego y'icyatumye Imana iguhamagara ngo yegere. Urumva wateye intambwe urayegera, ariko hagati yo gutera intambwe ukegera Imana hariho no kwakira icyo Imana yaguhamagariye. Kuko Imana ntishobora gukemura ikibazo kidahari. Ubu ntabwo yatuzana mu materaniro afite icyo ishaka gukemura, kuko yari ifite n'ubushobozi bwo kutuganiriza itatuyoboye. Muranyumvise? Yari ifite n'ubushobozi bwo kubaganiriza amagambo arenze ndimo ndavuga, arenze ayo Girugari yaririmbye, Elimu washitimu batubwiye. Haleluya, haleluya. Itadutumiye kuko twese yadusura kandi kadusura yikwije. Shano kuza amasazi, insects zitandukanye zikayiherekeza, kuko ibintu byose byishimira kuba himaniri. Uretse umwana w'umuntu unanirana, ariko ibindi bintu byose byishimira kujyana n'Imana. Imiriro, ibirunga biruka, za tramburo mubwo n'imitingito. Murankurikiye? Ibiti byo mu ishyamba byishimira kuba himaniri. Uretse umwana w'umuntu ukunda kunanirana. Murankurikiye? Rero Imana ari kuza yikwije. Niyo yari kuza mu mbe bimwe, yari kugukangura ikagushyira ku murongo ukisengesha, ukayasenga kandi ugafashwa. Ariko icyatumye duteranya nuko hari ikibazo ishaka gukemura. Satani rero ni umuhanga, akunda gucungana n'umuntu wafashe ibihe byo kwegera Imana akamubuza kugera ku ntego y'icyatumye Imana imuhamagara. Ibyo byabaye kuri Petero na Yohana na Yakobo. Yesu abazamukanye ku musozi mu minsi ye ya nyuma, ubwo ndi muri Luka 20 ngira ngo nari arabazamukana, arangije abasiga ahantu hamwe arababwira ngo mube maso musenge kugira ngo mutabomoshya. Barasenze. Yesu yagiye ahantu watera ibuye atangira gusenga. Mariko yaravuze ngo yubama hasi arasenga. Matayo waravuga ngo nuko yubama hasi arasenga. Luka aravuga ngo pfukama hasi arasenga. Ntabwo bahabanye mu myumvire, ahubwo bashaka kuvuga ko Yesu yakoresheje uburyo bwose bw'amasengesho ngo agere ku ntego y'icyatumye Imana imuzana mu masengesho. Ariko ba Petero bagezeyo barasinzira. Dayimoni bahakeye. Kera bajyaga bavuga ngo nukonsa, ariko yari terime mbi ntabwo yemera. Satani rero arabahakeya barasinzira. Yesu ngo abakangura inshuro 3 birananirana. Nyuma y'inshuro ya 3 ngo asubira gusenga, ariginga, harimo asenga. Marayika uvuye mu ijuru araza mwongera imbaraga, abageze ku cyatumye Imana imuhamagara mu masengesho. Amaze kumwongera imbaraga ashira ubwoba, agahinda yari afite mu minsi ya nyuma karashira, yumva yemeye gucungura umwana w'umuntu. Disciple ikiza kumubaho cyose yumva arabyemeye, atera intambwe arabasanga arababwira ngo nababwiye ngo mube maso musenge. Uzi ko batunguwe batarasenga, batarakira icyatumye Imana ibahamagara mu masengesho, kandi Imana yari bahamagara imbaraga z'ikindi gihe zo guhagarara neza. Bakangutse bavuye mu masengesho. Mundebe hano mbabwira ikintu gikomeye. Akenshi umuntu yagiye kubana n'Imana agasenga mu ntege nkeya, igice cye cy'umwuka gisabana n'intege nkeya, kamere ikagira imbaraga, burya yakwica. Umuntu uvuye mu masengesho y'iminsi 7 atarigeze ahura n'Imana, atarigeze asenga, yakwica. Kuko intege nkeya zisabana n'umwuka bikazamura imbaraga za kamere. Niyo mpamvu Petero yari ari ahantu basengera ariko atasenze. Abonye abantu bazaga bavuza amabubura, n'abandi baza bavuga ngo umwami w'Abayuda ari hehe, itajya muri tactique. We nta kindi yabonye. Urumva ko igice cya kamere cyagize imbaraga. Uza ati ndabereka ukuntu ndi umuzerote. Aravuga ati harya abantu baduteraga bangana batya i Galilaya twabigenzaga dute? Agira atya. Kuyemo inkota yari afite izo 2. Kuyemo ngo arasimbuka ajya guca umutwe w'umugaragu w'umutambyi. Ariko kubera ko Yesu ibintu bitagera kure, ntabwo byageze kure, yamuciye ugutwi. Nimugumaho Yesu ari ntimuzaca imitwe y'abandi, muzacyakora ugutwi ko muzaguca. Nimudasenga neza ugutwi ko muzagira gute? Kubera ikirere Yesu yari arimo cyari gifashwe n'imbaraga z'uko nta muntu wahapfira, ahubwo abantu bose bahaje n'abafite ubugome bagomba kubahererwa ubuzima. Jean Paul ndafashijwe. Sikongeye gusoza. Haleluya! Ikirere Yesu yari arimo ntawe ari guca ibihanga, kuko cyari ikirere gifashwe n'ubuzima. Bibiliya iravuga ngo arangije guca ugutwi, Yesu aramubwira ati nakubwiye Petero
afata ugutwa gusubizaho, arangije kugusubizaho Petero ngo amukurikiye arakaye. Ageze imbere y'umuja aramubwira ati ko numva mu mvugo yawe harimo ubuyesu, afite ukuntu yakwanduje imvu. Aramubwira ati nukuri ntabwo nigeze kumumenya habe n'isegonda. Amaze kumwihakana gatatu inkoko birabitse, Yesu aramureba, nibwo yarize yamarira adafite icyamaze, kubera ko yagiye kubana n'Imana ariko ntiyagera ku ntego. Mujye musenga amasengesho nubwo yabaye igihe gito, ariko wumva ugeze ku ntego y'icyatumye Imana iguhamagara. Mugasenga amasengesho y'umuhango. Burukore benshi niko babayeho, gisanga bari cyafite ubugome, ufite umujinya kubera ko kamere yagize imbaraga. Uzi kuramya, ntuhure n'Imana mu kuramya, uhava kamere yagize imbaraga. Uhava kamere yagize, niyo mpamvu umuntu ashobora kuza hano akaramya ariko anatereta. Nukubera yuko ntari guhura n'icyatumye Imana imutumira kuramya. We kamere yirimo iragira iki? Imana idufashe. Imana idufashe. Nari mvuze ngo Imana idufashe. Nehemiya rero arasenga. Cyo bita positive reaction. Agira umutwara ari kuri positive. Noneho gatatu atangira kubibwira bene wabo. Arababwira ngo nimureba ko tumeze nabi. Ubwo ntarutse inkuru nyinshi ko twihuta. Ni Yerusalemu hakaba harahiye, amarembo yahindutse amatongo. Nimuze twubake, tutagumya kuba ibitutsi. Ngababwira ukuboko kw'Imana ye kwabanye nawe. Arangira ababwira ngo kandi iyo Mana niyo izatubashisha. Nta hantu Imana yavuze, ariko nibaza ko mu ijuru bavuze ngo wi. Tubonye umuntu ufashe icyemezo. Niba hari ibintu Imana ikunda umuntu wamenye ko yasenyutse, akabwira Imana ngo nyubaka. Imana irabikunda. Kuko hari abantu b'uburyo bubiri Imana idakoresha, ariko rimwe na rimwe usanga bahatana mu gushaka gukorera Imana. Uwa mbere ni umuntu wakomerekeye ku rugamba uri kuvira mu igare. Imana ishaka kubanza kugukiza, kuko ntiyakoresha umuntu uri kwerekeza mu rupfu. Usanga rero dufite abantu benshi mu ijambo ry'Imana bagiye bakomerekera ku ntambara agakomeza guhanyanyaza. Ntuhanyanyaza, urayibwira ngo Mana narasenyutse, ndimo ndava, nyubaka. Kandi ni umwubatsi mwiza. Bibiliya iravuga niwe buye abubatsi banze, ariko ku Mana ryaratoranijwe ngo ribe rikomeza imfuruka. Imana ihabwe icyubahiro. Usanga rero akenshi duhatiriza, ntabura aho bambonaga, ntareka kubwiriza, batampamagara bakagira ngo naraguye. Oya, ugasanga umuntu arinze apfa aguduka akiri mu muhamagaro. Mukavuga ko yari umuntu w'Imana, ko yasengaga arinze apfa gute? Yarakomeretse arimo aravira mu igare, ntiyajya kwivuza. Murangurikiye? Imana rero ikunda umuntu uzi gufata icyemezo akavuga ati Imana ndimo ndava, mvura mbonege kugukorera. Kuko Imana ntikunda ibitambo. Haleluya. Imana ntikunda ibitambo kurenza uko waba muzima. Ntabwo binejeje Imana uko naje gukorera Imana muri CEP. Nubwo nayikorera mugakoma amashyi mwese, ikinejeje Imana ese ndi muzima. Kuko Imana ntireba muri rusange, ntireba mu byabaye muri rusange, ireba mu buryo bw'ikinege, uburyo buri person. Imana idufasha. Icyo ni cyane cyambere rero. Uwa kabiri, Imana idakunda gukoresha, ariko rimwe na rimwe usanga hatiriza agakorera Imana. Murangurikiye bene data? Murangurikiye? Ni umuntu wumva imbaraga zaramushiriyemo, nta mbaraga kigira zarashize, agakomeza kurwana nk'uzifite. Yuko waba uri muri atletisme, uri kwirukanka mu nzira, none ukumva imbaraga ziragushiranye ugakomeza, birangira umuntu aguye agapfa. Dufite abantu benshi imbaraga zishirana agakomeza kwitwara nk'umunyembaraga. Kandi biroroha hano hanze, wenda mwebwe ntimugera hano hanze cyane, muzabihasanga. Usanga umuntu, ngewe Imana yampaye maze gukizwa, ko nahuye na Yesu mfite imyaka mike, yari imyaka nk'ine. Urumva kuva icyo gihe hari n'amateka ntazi nk'ay'inzoga, no ku kazi tuyatubivugana bakamubwira ati ntabwo wasomyeho. Ntabwo nasomyeho nuko, ntabwo nzi n'ukuntu inzoga imera. Kandi mbishimira Yesu. Mbishimira nde? Yesu. Haleluya. Dufite abantu benshi bitwara nk'abanyembaraga ariko zarashizemo. Ntajya imbere y'Imana zimwubaka. Kandi mu buzima nuko utamenya ko imbaraga zagushiranye uhagaze ahantu bisaba gukoresha imbaraga. Samusoni ataragwa yabimenye ko zashize. Amaze gukubita igufa ry'indogobe abantu 1000 ngo yaguye umwuma. Abwira Imana, arayibwira ati nutatabara vuba nguma amazi, ndagwa mu boko y'abatarakebwe. Imana iravuga ngo wi, nicyo nashakaga. Kubera ko amasoko mu Mana arapakiye, imbaraga ziruzuye,
nta krize mu ijuru baragira z'imbaraga ngo ako kanya bafukurira ibaho yarari hitwa irehe ngo amazi aradudubiza ngo anywa amazi ashira inyota ntiyagwa amaboko ye batarakira. Ariko Eliya we byamubayeho arahanyanyaza, amaze kwica abahanuzi ba Bayali. Turi kumwe? Ubwo ndi kuri wa musozi habereyeho ibitangaza simbitindaho. Ngo amaze kubica, amaze gusenga rya sengesho ry'iminota 57, Bibiliya niko ivuga, amaze kurisenga rya sengesho ry'amasegonda nako 57, ijambo ry'Imana ravuga ngo yatahanye n'umwami, yakoze ikosa ryo gushirirwa ntiyamenya ko imbaraga zashize. Atahana n'umwami Yezereli, ntabwo ari Yezebeli, Yezereli. Narababaye, ahageze mu gitondo bamwoherezaho intumwa, umugore witwa Yezebeli amwohereza intumwa gusa, simple amagambo. Aravuga, aradutumye ngo inde Yezebeli unata kwica, imana ze zibimuhore ndetse bikabije. Uzi ko yatinye birutwa cyane nibyo yigeze gutinyuka. Nuko rero yasanzwe nta rubaraga, ubundi ntiyari gutaha Yezereli, yari gusigara ku musozi. Akabwira Imana ati nazikoreshe zisijemo nyongerera. Imana ikunda umuntu uzi gufata icyemezo, akavuga ngo nyamara zigushiramo. Mpagaze muri riske, bifiansaye ndimo ndi kwiga, mpagaze muri riske ndumva nanjye ubuzima mpagazemo no kwiba nakwiba. Iyi mibereho ndimo ndumva nagwa, mpagaze ahantu habi. Imana iramukunda, kubera ko Imana irahari kugira ngo itwongeremo iki? Itwongeremo imbaraga. Haleluya, haleluya, haleluya bene data. Ariko biragira atinye Yezebeli siritople aranahunga, asiga n'umugaragu ngo agenda urugendo rw'umunsi wose ari wenyine. Ageze munsi y'umurotemu yisabira gupfa, abwira Imana ngo Mana icyabimara nuko napfa. Asenga amasengesho y'amatiku. Reba umugabo wahagaze imbere y'umwami Ahabu viza, atinya inkuru. Ni inkuru intumwa, nta nubwo Yezebeli yari yaje, kubera gushirirwa ntabimenye. Ngo ageze munsi y'umurotemu abwira Imana, arabwira ati Mana ntabwo ndusha abasogokuruza ubwiza. Buriya kenshi tugira amatiku ari ikibazo cy'imbaraga twashiriye. Wamara kumva imbaraga zije ukumva utinyutse ibintu byose. Ariko iyo imbaraga zashize mu muntu agakomeza kwitwara nk'umunyembaraga, iyo haje inkuru gusa, amagambo, inkuru gusa, hari igihe agira ubwoba, yarangiza kugira ubwoba agasidikanya, agasenga amasengesho y'amatiku. Mwumva ukuntu yasenze, Mana sindusha abasogokuruza ubwiza, icyabimara nuko napfa, nyica nipfire. Mu ijuru barabireba baravuga ati ni ikibazo cy'intege nkeya, imbaraga zaramushiranye. Bohereza marayika, baramubwira ngo marayika we manukana umutsima n'agacuma k'amazi umuhe urebe biza kuba. Yaramuhembuye bwa mbere kubera kunegekara cyane. Icyo nakundi baraguhembura nubwo baranegekaye gute, bakaguhembura kugeza ugize gute uhembutse. Usko baguhembura. Haleluya. Uziko mwijuru bahembura umuntu kugeza ahembutse. Baramuhembuye bwa mbere biranga, bwa kabiri ngo marayika w'Uwiteka aramanuka azana agacuma k'amazi akimuhaho. Muzasome Bibiliya, ntabwo yongeye gusaba urupfu. Yaravuze ati nakererewe. Uziko gahunda ari kugera ku musozi w'Uwiteka Horebu, ngo yahise agira morali y'urugendo, aravuga ati reka nihuta ahubwo narakerewe kugera ku musozi w'Uwiteka Horebu. Muzasome kiriya gice nyuma yo guhemburwa ntiyongeye kugira amatiku. Mu bintu rero bibi Imana yanga ariko shitani akunda, ni umuntu witwara nk'umunyembaraga nyamara zarashize. Uvuge ngo birababaje. Haleluya. Ese muranyumvise? Haleluya, haleluya. Kubera iki? Kubera iki? Kubera iki dukwiye gusaba Imana kubakika kandi tukubakwa nk'amabuye mazima? Naratunguwe bene data ndimo ntekereza zino nkuru. Ubundi mu rugendo rujya mu ijuru hari ibintu bibiri bitahaba. Bwira mwene so ngo hari ibintu bibiri bitahaba. Icyambere, nta kiruko kizabukuru kihaba. Ntacyo, ntacyo. No retirement, nta pansiyo. Iyo ugihumeka Imana igusaba gusenga nk'uko wasengaga, akora ukagenda uko imbaraga zawe zingana. Nabariya basaza mubona ntabwo Imana yabasoneye. Niyo ubyaye umwana wa mbere Imana yakubwira iti senga. Siko nakoze mariage hashiramo iminsi 3 nkumva Imana iri kundarikira amasengero. Ambwira iti wewe Jean Paul nubwo uri mu kwezi kwa buki ariko usenga nk'umuntu uri mu kwezi kwa buki ariko gushaka amazenye. Ibintu byo kurangara ukitwara nkaho wagezeyo usenga. Mu rugendo rujya mu ijuru nta kiruko kizabukuru, nta busonerwe bubamo. Iyo gihumeka ukenera gusenga, ukenera gukorera Imana,
ukenera kubana n'Imana nk'uko wabanaga nayo. Niho honyine hataba ikiruhuko cy'izabukuru. Handi mu gisirikare kibamo, mu kazi muzakora bazakibashyiramo, bazajya babishurira n'imisanzu. Imana niba hakazi niko bigenda, igihe nikigera murankurikiye ikiruhuko cy'izabukuru kizaba. No ku nsengero nasinziye mbona n'abapasiteri bakibaha. Ese muranyumvise? Haleluya. Ariko siko nzabwiriza kugeza ngiye mumva. Ubu nzabwiriza mbe n'agasaza gatitira kadashobora rimwe na rimwe kugenda. Ariko nimpagarara mu buzu kumva bwire nti Yesu arakiza sha. Iyaduhamagaye niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Nta kiruko kizabukuru kihaba. Icya kabiri cyantunguye mu ndebe hano nkibabwiye. Iyo umuntu akomeretse mu rugendo rujya mu ijuru, ntabwo asabwa gusubira inyuma ngo ajye gushaka abamuvura. Ahubwo imiti kuvura ibi imbere ahujya. Nimusoma biriya mwitonze, muzasanga imiti tuvura itaba inyuma aho tuvuye. Ahandi ku rugamba rusanzwe iyo umuntu akomeretse, bigenda bite? Baraguterura bakakujyana inyuma cyangwa gusubiza mu gihugu wavuyemo, bakakuvura ukabona gukira. Ariko twebwe ntabwo byemewe. Ugenda ucumbagira. Nubwo ndakaye Mana, ariko Imana ikabwira komeza ugende. Nubwo nakomeretse, irakubwira iti komeza. Ntabwo uvuga uti reka mbe mbivuyemo, basi mbanze nkire nzagaruke. Ukomeza kugenda. Kubera ko imiti tuvura ntiboneka inyuma aho tuva, iboneka imbere aho tujya. Aratunguwe bene data. Dukwiye rero kubakwa nk'amabuye mazima. Petero arimo aganiriza bene bari baratatanye. Yarababwiye ngo niba mwarasogonge mukamenya ko agira neza, nimumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe kugira ngo ribe ry'igiciro cyinshi kandi rikomeze imfuruka. Ariko yageze hepfo arababwira ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. Kubera impamvu y'ibintu bibiri. Icyambere, kugira ngo mube inzu y'umwuka. Inzu y'umwuka birasobanura presence y'Imana. Abantu nibakenera kureba Imana bazi wawe. Nta munsi n'umwe muzabona Imana igenda hano. Abantu bazayibona muri wowe kubera ko wubakitse nk'amabuye mazima. Bazayibona mu bukumi bwawe, bazayibona mu busore bwawe, bazayibona iwanyu, kugira ngo mube inzu y'umwuka. Hepfo akavuga ngo mube n'abatambyi. Murankurikiye? Mube n'abatambyi bo gukora imirimo y'Imana, kugira ngo tube abantu bakorera Imana neza, nuko tuba twubakitse nk'amabuye mazima. Reka mvuge ibintu bibiri dusenge, ni nabyo nateguye, ntabwo mbatindira. Hari impamvu zikwiye gutuma torero ry'Imana Imana yamishuriye mwubaka nk'amabuye mazima. Ngeze mu gice cy'ubuhanuzi. Icyambere ni imiterere yo mu rugendo rujya mu ijuru igoye. Bwira mwene so ngo imiterere yo mu rugendo rujya mu ijuru iragoye. Umunsi umwe Yesu yarebye abantu aravuga ngo ndashaka kubagaburira. Ndeba hano mbigisha akantu mutari muzi. Yesu atubura ibyari bihari, abaha imitsima n'amafi bararya. Abantu rero ni abana beza. Muzi ikintu bakoze? Bahise bahishurirwa. Baramubwira ngo mwana, bari baratubwiye ko hari umuntu uzaza kandi uteye nkawe. None watwemerera tukakugira umuyobozi? Urumva ukuntu bamubwira? Yesu abacamo arigendera. Barataha. Bagenda bavuga ukuntu bariye. Kubera ko ibintu bya Yesu bibamo genuine, bibamo ubu original, bibamo utuntu tudasanzwe. Nubwo yatuguhari duke adukubitamo utuntu tumeze nk'utuvitamine ukuntu ukumva turaceherera. Kubera ko aduherekesha Imana bwe. Batashye rero baravuga bati twariye imitsi, turya n'amafi ntibisanzwe. Kandi uwo mugabo twabonye ari umwana mwiza. Icyakora abanza kuvuga ibigambo byinshi, arabaganiriza akavuga, nyuma agakora. Muze tujye kumureba. Baraza bajya kumureba. Bageze aho yabikoreye baramubura. Bamenye amakuru ko ari mu isinagogi y'i Kaperinawumu. Narasomye bamwe bambutse mu nyanja, abandi baciye inkombe batari bafite ubushobozi, bamutanga bose bahurira ku isinagogi y'i Kaperinawumu. Baramubwira ngo mwana, twiriwe tugushaka twakubuze. Yesu arabareba, arababwira ati ndabareba nkabona peti igeza. Singe mushaka ni ya mitsima mwariye mukarya mugahaga.
ababwira ijambo rikomeye nasomye mu minsi yashize ndongera ryitondera. Arabwira ngo ntimugakorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bidashira bibageza ku bugingo buhoraho. Arangije kubibabwira bahita barakara, urumva bahita bamuvanaho ya munsi bari bamuhaye. Ukuntu dusenga barokore cyane bakira abaje agasenga, ndanarakaye nutabikora nzamara iminsi 3 ntavuga. Sawa, gira mwene so ngo sawa. Ambwira mana bikore, nutabikora nzamara iminsi 5 yererwa muri korari ubone ko narakaye. Sawa. Ntabwo Yesu agira ayo marangamutima, ntabwo amufata. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye, iravuga ngo barangije bamutega umutego, baramubwira ngo none se ko dufite impamvu zituma twemera Mose. Mose yahaye abantu manu mu butayu, wowe urakora ikimenyetso cyo kugira ngo tukwemere. Mbere ntabwo bari bamwemeye, ababwira ijambo rikomeye batari barumvishe n'umunsi n'umwe. Arababwira ngo abantu bose bariye manu mu butayu barapfuye, umuntu ndya akanywa amaraso yanjye naho yaba yarapfuye azongera abeho. Ndababwira itangazo, bahise babona ko ari mwene Yosefu w'i Nazareti. Bahise bavuga ati uyu si mwene Yosefu na Mariya w'i Nazareti, ngo bahita bigendera. Abigishwa basigara imitima ihagaze. Arangije arababwira ngo namwe murashaka kugenda. Petero ahishuriwe siritople, ntabwo ari uko byari bimurimo, ahishuri aravuga ngo twakuvaho tukajya kurindi, kari ufite amagambo y'ubugingo. Haleluya. Mukeneye kubakika nk'amabuye mazima, mukeneye kuba kale, kubera ko imiterere y'urugendo ijya mu ijuru iragoye. Kavuga ibice 3 byonyine unishaka nsoze. Yesu ashimwe. Haleluya. Murimo muranyumva? Se murumva Imana itarampaye ibintu bikomeye, ubu kiba yaruguhanura kiba ndangije. Imana iraguhaye, Imana irakuzamuye, Imana ikugiriye neza, none mwumva ibintu Imana yampaye. Muvuge ngo amen. Imana irabashaka mu bantu bari kale, bakomeye, bubakitse nk'amabuye mazima, kubera ko imiterere yo mu rugendo rujya mu ijuru iragoye. Abisirayeli bari mu rugendo rujya mu ijuru banyuze ahantu 3 hashushanya imiterere yo mu rugendo rujya mu ijuru. Ahambere banyuze hitwa Imara, uwandika yandika Imara barahageze basanga hari amazi asharira, ubwo ni mu gitabo cyo Kuva. Basanga hari amazi arahari kagize gute? Niba hari ubuzima bugora umukristo no kubwumva, ni igihe umuntu afite ubuzima ariko abufite ariko atabushaka, kubera ko bugize gute? Ukambara imyambaro udashaka, ariko kubera ko nta yandi mahitamo akaba ariyo wambara. Murabizi ko bibaho, ukarya ibyo kurya udashaka ariko ugize gute? Bwira mwene so ngo nibyo urabifite. Ukanywa isosi yose yonyine y'ubunyobwa, ukayirisha biswa, yuvuga ati abandi bararya amafiriti, ubu wamburiye inyama, maze n'igihe ntarya akanyama. Bwira mwene so ngo nangwa nabyo. Aha rero akunda kugora abakristo, iyi miterere iragoye. Ni ahantu umuntu w'Imana agera azi ko Imana ikize, ifite ubushobozi, ariko akaba afite ubuzima ariko adashaka. Ni amazi arayafite ariko agize gute? Arashari. Ukambara kositimu igacuye, waririmba dayimoni gahita ikongora ati abanye ibintu byo kwiranga, reba kositimu izina rya Yesu. Ukambara inkweto ikagucikiraho, uri umuntu w'Imana. Ndimo mbibwira umuntu ukuntu abantu bamwe baga muri CEP inkweto ikamucikiraho igatoboka ntihagire n'umuntu umureba, yajya agenda amazi akinjiramo, yagera mu nzu yajya gusenga atari koma ubu nubona ndaniryamiye basi. Uzabirebe uvuge ngo bibaho. Mwubakwe nk'amabuye. Na hano hanze mu buzima bwa hano hanze abantu bahembwa umushahara badashaka, akawuhembwa ugashirira mu kwishyura inzu, ntarye ngo nahawe. Atari koma narize cyangwa sinize, ako donari narize cyangwa sinize. Afite ubuzima ariko ntabwo agize gute? Ari Imana. Muvuge ngo ari he? Abantu bari Imana ndabakomeje, mwubakwe nk'amabuye mazima, nibwo muzahava neza. Umuntu uri Imana aranduranye, ariyenze. Mu matika agira amasengesho arimo amatiku, agira amaganyi yatabaye maso, aratsibuka. Umuntu uri Imana agira ibintu bikomeye. Imiterere ya kabiri muvuge ngo iragoyeyo. Ni ahantu hitwa Refedimu. Barahageze basanga nayo amazi asharira ntahari.
hari ibitare byumye, kugira ngo umuntu abone amazi yo kunywa bisaba ko Mose akora igitangaza. Ni handi umukristo agira ubuzima kugira ngo abeho, bigasaba ko Imana ikora igitangaza. Ukavuga uti Mana urakomeye, Mana urahambaye, dayimoni akavuga ati komeye. Kuko Satani azi gukusanya ibimenyetso. Akora ati reba ukuntu usa, injwiri, umusatsi utagira amavuta, inkweto ihengamye, nta kintu ugira, bisaba ko abantu bagukuburira. Iyo pantaro wambaye niyo baguhaye, we zeru zezenge. Umuntu w'Imana yatabaye maso Refedimu aragwa akagenda ari zezenge. Imana yaranyishe nzapfa nabi. Ni handi Imana ikubumba uko ishaka. Ni handi ubu udashobora kurwana ngo kuki mutashyize mu rubuga rwayo. Hano hanze twebwe rero tugira imbuga zo kurya gusa. Iyo abantu bahuzwa no kurya gusa, imbuga nkoranyambaga aho umuntu ashyiraho ati ndabifuza muze murye, ukamwandikira uti nahazi wanjye twariye turi kureba umupira. Hari umuntu uba hano hanze yaranize ubuzima bukamuvanga, akaba atagira umuntu n'umwe umutumira, akamara umwaka nta muntu umutumira. Message abona ari za zindi za MTN na Tigo na polisi, iyi mihanda irafunze. Kandi yahura n'abantu b'Imana bakamubaza impamvu z'ibyiringiro bye, avuga ko Imana ikomeye, aririmba ko ihambaye, no muri korari byageraho hakaba igihe birangiye bamwirukanye. Kuko hano hanze ntibazakwihanganira udatanze umusanzu. Ndeba mwana, ntibashobora kukwihangana. No muri Girugari se ko bigeze kunyandikira urwandiko, ndarufite n'ubu ndarugendana. Perezida witwa CEP-UR yigeze kunyandikira urwandiko, arambwira ngo kubw'impamvu z'ibyo wiyemeje, n'ubu njya musura akorera i Nyanza, nanjye nkorera isave. Iyo twahuye nagiye kumuraza, hari igihe mbyibuka hambwe ko CEP-UR wanyandikiye kuri aba ruzi yobe ko niga muri kaminuza. Ubwo nandi mafaranga gahe 1000 cya CD n'ibihumbi 3 by'umusanzu ntatanze, yabibitse byari ibihumbi 4. Aranyandikira arambwira ngo kubw'impamvu z'ibyo wiyemeje usaba kujya muri korari Girugari, tukwandikira urwandiko tugusaba guhigura ibyo wiyemeje. Ndarufite ruba mwikofi rwasaziyemo, na amateka yanjye ntazikuraho. Ikofi yanjye giramo ibintu bibiri, ngira borudero y'umuntu wamaye 50 nkene, hagira n'urwo rwandiko rwa Epifani. Kandi nimugira ngo yari yoroshye, yahagararaga imbere na jenda ki Epifani. Niwe muntu wampagaritse kuva navuka mu nda ya mama. Nagiye muri library hariya ndatinda, nsanga yaduhagaritse kuva kuri dirijante twese. Igisoma amatangazo kubw'impamvu z'ibyo mwiyemeje. Ndakwibutsa ko umuntu Refedimu hano hanze ntibakorohera, bisaba kuba yarubatswe nk'amabuye mazima nibwo bigumamo. Nta wakorohera, famiye ntiyakorohera, ntabwo bakorohera. Wenda mwebwe nuko mutarasohoka muhure na realite hano hanze, ariko hano hanze hari abantu bakomerewe. Twebwe turi kurera abana birira gorirosi bakanywa yawurute. Umukobwa wanjye azishokora ku myaka 3 afite, nge sinari inyizo. N'ubu ningera mu rugo ubanza ndazitahana ndabyibutse. Arambwira, "Daddy, wazanye shokora?" Mbese nibyo duhuzwa nabyo. Ibaze rero ko muri Refedimu nta n'ijana yinjira mu rugo utegereza ko Imana ikora igitangaza. Imiterere yo mu rugendo rujya mu ijuru iragoye, kandi hari igihe Imana ifata icyo cyemezo. Aha gatatu mwese murahakunda, muvuga ngo twese turahakunda. Na Elimu hari amasoko 12 n'imikindo 70. Bisobanuye ko umuryango wa Isirayeli wanywaga ku isoko yawe utabyigana n'undi. Nicyagiye mufite ubuzima ugira amashimwe atanafite n'impamvu. Umuntu ashima Imana ati haleluya, ndashimira Imana ko robine bayegereje hafi y'umuryango, yari iri kure yanjye gatoya. No wakumvisha ukavuga umuntu ni umunyamiteto. Ni hahandi Yesu ashima. Mu rugo yigeze kubishimwe, ariko nibutse ubuzima nanyuzemo numva bari guteta. Haleluya. Turi muri Covid. Haleluya. Ubwo umuntu washimaga simubabwira. Haleluya. Ndashimira Imana ko numva nsize nkumbura, kumva narya imboga, kumva narya umuceri. Nigeze kugera igihe numva rwose simbishaka, ariko ndashimira Imana yeba data. Uziko hari n'abantu bashimira Imana ko yongeye kugira peti y'amafiriti. Hari abantu bigeze gukora amasengesho, ndabaza ariko icyo gihe nabaga muri intercession yaho, na umuntu umwe aza kubitubwira, baramuhamagaye adufasha. Ati ndabafasha, ngwino dusengere twese twatakaje apeti.
Ngizi yasanga abantu ba muri etaje bafite ibintu byose. Yaradusekeje ukuntu yabakoresha amasengesho. Arababwira ati rero amasengesho tugiye gukora, nta muntu wemere kugira ikintu afata n'ayitatu tutarya. Wera tubwira ati nge naratahaga nkajya kurari wanjye nkanarya. Sinaza nkababyinisha we. Tibasengesha amasengesho iminsi 3. Atarangiye ifiriti bayijaburiye mu mavuta. Abantu bari Elimu bagira ayo mashini. Ni ahantu iyo udakomeye ukomereka. Umuntu araza ati haleluya, hera Imana icubahiro. Kandi Elimu wumva n'ikirundi kivangamo. Abantu baranyumvara. Iyo umuntu wariye neza, wambaye neza, nta badayimoni ufite, amashimwe arizana. Ntabwo usenga amasengesho menshi yo gusaba ngo Mwami Yesu gubikore. Niyo mugiye ku musozi umuntu maze arasinzira. Hari abantu njyana nabo bakire ku musozi twagira agahita asinzira, yakwicara gutya. Haleluya. Jean Paul umuyobozi wacu, ugira ikibazo ibi ni ukuguneza ko ndi Imana. Ariko umuntu uri zamara nahe no ku musozi bakanuye amaso, Mwami Yesu ubise dayimoni, yabona ikintu kiragenda, ndavunagura. Imiterero y'urugendo rujya mu ijuru nubwo muri guseka CEP-UR iragowe. Kamvuga icya kabiri dusenge nacyo ndi busorezeho. Mana yarambwiye ngo mwubakwe nk'amabuye mazima, kubera ko imiterero mu rugendo rujya mu ijuru iragoye. Bamwe muri mwebwe ntabwo barababenga ubukwe bwegereje, kandi bakakubenga Imana yaremeye ko mukora fiançaye nk'imyaka 4 mukanakundana na hano bikanagaragara. Yajya mu biryogo kurya banguka ntago capati nayimira tutari kumwe. Mwamara gusohoka mwagera hanze akakubwira ati ndanakureba nkumva inzoka yanjye ntizamuka neza. Kandi bikagusaba ko wuzura umwuka wera nawe akawuza. Mugahura uri mu mwuka nawe uri mu mwuka. Ntago bamwe birababaho. Ubu bamwe muri mwebwe ntago birabaho kaje bundi urangiza Imana ikuvuga neza ukabura akazi imyaka 4. Ukagenda mu mujyi inkweto yaraguhengamiyeho, wa undi mwasuzuguraga mu ishuri mugahura utanamusuhuza atwaye imodoka ye. Kandi umuntu wasubijwe yaratsindwaga cyane no mu ishuri arabakandagira. Avuga ati nta kazi murabona kuko icyongereza gitakiza. Nuko mutandeba imiterere yo mu rugendo rujya mu ijuru igize gute. Biradusaba ko twubakika nk'amabuye kugira ngo tutazasubira inyuma. Icya kabiri ari nacyo cya nyuma, ni ukugira ngo dushobore guhamya ukuri, kandi uko kuri ni Yesu. Nimugire ngo uretse hano muri CEP guhamya Yesu biroroshye. Ngewe natumiye mu biterane ntumirwa n'ahantu henshi hatandukanye. Akenshi abantu bagutumiye hano hanze, abenshi urusantaje nyinshi bakeneye umuntu uzagahanura kavuga isi kabisa, gatugira utyo umva iravuze ngo Imana irabikoze. Ibyananiranye icyo gihe banaguhera no ku gikombe badashobora guhera n'umushyitsi wari we wese. Abantu bubakitse nk'amabuye mazima nibo bonyine bashobora guhamya ukuri, kandi ni Yesu. Akabwira umunyabyaha karapfa, akabwira n'ufite ubuzima ko abufite. Biradusaba ko twubakwa nk'amabuye mazima, kuko Imana ibafitemo abakandida. Ejo bundi muzajya kuyobora abadamu, muzajya kuyobora abagabo, muzakorera Imana nkatwe twese, muzajya mu makorari. Guhamya ukuri, kandi ukuri ni Yesu. Hano hanze biragoye, kubera ko ibyo abantu bashyize imbere biragoye. Munde bantu bigisha ikintu mutari muzi. Yesu ntabwo yaje muri ambaraje y'ibishashagirana. Ntabwo Yesu yaje ari imari ishyushye ushaka kurangira umuntu ngo ngwino kwa Yesu. Hano hanze harimo abantu babishyizemo realistic, banaguye babateyisime, abantu bahakana Imana. Ngira ati nutirwanaho uzapfa. Ntimwiga life skills ntibazibigisha hano, ni ukugira ngo umenye kwirwana, mumenye ubujura, kurya ruswa, umenye gutwara umuntu ruswa batagufasha n'amategeko atagufasha, umenye kubesha umuntu umwambura icyo ufite, ukoresha umunwa gusa, public speaking, umuntu mutwara ibye. Kandi Imana irabashaka ko muzahamya ukuri, mugahagaruka umunyabyaha natihana azapfa, ukiranuka niwe mukiranutsi. Mbibutse ko Yesu ataje mu bintu bishashagirana warangira umuntu ukamubwira ngo genda kwa Yesu hariya. Ushobora kumurangira abantu ukamubwira ngo genda Kanyari Rusenga yakoreye ibitangaza ndabizi, yahagira agasanga Yesu arimo aratanga amagambo nta mitsima yayifunze, akavayo yabaye desi yashariri. Ni nayo mpamvu utari kubwira Nama
Namani baramubwiye bati Namani genda wiyuhagire muri Yorodani karindwi urava yuhumanutse. Aravuga ati no, hano hanze hari abantu bafite Abana na Fapa. Akubwira ati Abana na Fapa biruta Yorodani sakuri. Yesu yaje ameze nka Yorodani yuzuye inganagano n'ibishingwe n'umwanda uhavuye mu musaruro watembeye muri Yorodani. Abantu bageze muri we bagakira ibibembe, nibo bonyine bamuhamenya, bagahagarara bakavuga ngo ni ukuri uyu ni umugabo ndamwemera, ariko utaramwinjira mu biragoye. Mubakwe nk'amabuye mazima ariko muzashobora guhamya ukuri. Abarokore baragenda baceceka, umuntu agakora muri systeme y'ibanga yiba, ariko kubera ko akeneye amafaranga no kubaho neza, ubugingo bwabo bukangirika. Ejo bundi nagize ishimwe bayobozi, nashimye Imana ko yafashe ubuzima bwanjye ikaburinda guhura n'ubuzima buhambaye nashakaga vuba, ko nabonye ko ubugingo bwanjye bwari kuba bwarahatakariye. Sigaye mpura n'abasepiye kwabanye baraguye, akubwira ati Jean Paul naraguye n'ubugingo ntabwo nzi niba Imana izabo. Nubwo nanyuze mu bibazo bikangora, ariko Imana yandindiye ubugingo kurenza ibindi bintu byose. Mwubakwe nk'amabuye mazima nibwo muzashobora guhamya ukuri. Hano hanze hari imyumvire myinshi ipfuye, kavuga bikeya dusenga. Mundebe hano imyumvire ya mbere, kuri mwebwe wenda muri kwiga bakubwira ko akazi kabuze, kandi iyo realite bagashaka ko ari doze yuzura mu bitekerezo. Ugasanga umuntu wese usohotse ishuri, cyane cyane wize amashami, bavuga ko atagezweho. Abantu bise ko atagize gute? Mana nize shimi. Ubwo ndavuga icyo nize, ngiye nize shimi apurike. Ubuse Mana shimi nize izamara iki? Kandi koko no kuregereza ukabona nibyo, bati nta muntu wize ikiganga wadufasha. Ukabona ntago bahamagaye wize shimi. Hakaba conference irimo abantu bose biga ubuganga mu Rwanda. Yaba ari conference ya shimi rwumva. None umuntu yaba arimo akarira, agasohoka afite imyumvire zikagize gute? Hagira umuntu umubwira uti ndabigenza gutya kugira ngo ugushakire, akaba yakwitanga nawe ubwo agatanga n'umubiri we. Imana idufashe. Dukeneye guhinduka amabuye mazima ngo uzashobore guhamya ukuri. Ubwira ubuzima bubwire ngo ntabwo ari mwebwe mumbeshejeho, iyo nkorera iyo mbanye nayo niyimbeshejeho, ibishaka yabanzanira n'abatunzi. Guhamya ukuri nimugira ngo aya magambo aroroshye, ni amagambo abantu baganira bakajya mu ngando bagasenga bakamara igihe kinini bayatekerezaho. Icyo ni icyambere kiri hano hanze, akazi karabuze. Ariko niba hari ahantu hari akazi ni hano hanze, karapakesha. Ngira umugabo w'inshuti yanjye Imana yigeze kumubwira ngo nguhaye akazi uzajya uhindura akazi ujya mu kandi. None yagize akazi kenshi kamubanye kenshi, uburyo yambwira ati Mana akazi nabuze aho nagashyira. Kandi koko nanjye nigeze kugira akazi kenshi mu bihe byashize kambana kenshi, nkakora hamwe nkakora ahandi nkagira, noneho ndavuga se ubu ndabigenza nte? Mpita nsobanukirwa ikintu gikomeye. Murankurikiye? Ibi bibazo barimo bavuga hariho n'ibindi byari bifite ukuntu isi yamamazaga, ariko umuntu w'Imana hagarara ku kuri, avuga ngo sinshobora gutanga ruswa, sinshobora gusambana, sinshobora gukora iki. Guhamya ukuri biragoye. Uziko n'umubosi ashobora kukwinjizamo yakugezamo akabwira ati nutaza kunsura ndakwirukana. Akavuga uti nanjye kujya muri CEP-UR nsa neza ubu ndabireka. Umuntu akemera kugenda nk'intama bagiye kubaga kugira ngo gwire. Biradusaba ko twubakwa nk'amabuye mazima kugira ngo duhamye ukuri. Muranyumvise? Aka kabiri kari hano hanze, mundebe hano. Hano hanze hari ikinyoma kivuga ngo abagabo barabuze. Abashiki banjye barahari, mugire mutya. Uziko ari mushiki wanjye agire gutya muri Kristo Yesu. Ugasanga nyine umukobwa wese nyine afite ibyo bintu mu mutwe. Abagabo barabuze, nta mugabo, murangare urebe. Naho ugasanga umuntu agiye gufata n'impyisi, weho nyiri abagabo barabuze. Hano hanze hari pressure, hari igitutu. Reka mabwire, habuze ababandi ariko wawe arahari. Ubu nawe ugari kumangamanga avuga atari he Mana. Ese bizagenda bite? Abagabo beza barahari, n'abagore beza bagize gute barahari. Usanga abantu n'ibintu byo kubaka ingo bari kubikoreramo amakosa. Nigeze kuganiriza abantu b'Imana mu minsi yashize, ngira umugisha ko basengera muri international bamwe.
ndababwira kubera iki musigaye mwambara ubusa kandi muri CEP mutarabwambaraga. Sobanurira. Kandi icyo gihe nagiye mu cyubahiro cy'abaperezida akumvuguruza. Turaganira bageze barambwira ati intege nkeya twagize. Urumva umuhungu aramubwira ati jyewe ndagushaka gutya nka Miss Gisabo. Kwera kurumva bamaze gukundana, yabwiye tante, yabwiye runaka, yamubwiye yuko amukunda, umukobwa rero agatangira kurwana n'ubwo buzima bwo guhinduka Miss. Akambara n'ibitambarwa. Ubundi mu ndebe hano babwire, Yesu uri mu muntu udashobora guhindura umuntu muri detail, abatari we aba ari icyuka. Bwira mwene so ngo ni icyuka. Uzi ko Yesu ahindura umuntu kugeza no kungohe n'uburyo zisokoza, akaba ashaka kuzisokoza mu buryo budatanga ubwibone. Yabona ari mu bwibone akagukosora akakubwira ngo none ndabyanze. Uzi umugabo w'inshuti yanjye twagiye gusenga, turimo dusenga, Yesu aramubwira ngo ubwo bwanwa bumeze gutyo ndashaka ubwogosha. Ugahagarara imbere y'iteraniro ufite ubwanwa bumeze gutyo. Areba atyo. Aravuga ati rega Mana wari warabimbwiye n'ubundi nuko byananiye. Hano hanze rero kubera uwo mwuka ugasanga umuntu yambaye n'ibitambarwa muhuye bwambaye buri yarahagaze muri Girugari, yarahagaze muri Naziri, yaruzuye umwuka rakavuga mu ndimi. Noneho rero byarangira ukabona sigaye agenda umugabo wanjye nibyo akunda. Mundebe hano babwire, mundebe hano tuvugane, mundebe hano tuvugane. Kugira ngo dushobore guhamya ukuri twemeye biradusaba ko tuba twubakitse nk'amabuye mazima. Nsoza abasomye indirimbo y'108 cyangwa bayiririmbye, uriya mukobwa muvugaho amakuru menshi ariko ngenda babwira yo namenye. Umukobwa w'Umuswedwa bari mu gihe cy'ububyutse bwinshi, asanga ageze iwabo atashye yaravuye mu materaniro, asanga haje igikomangoma cy'ubwana. Urumva yoroshye? Urumva yoroshye? Urumva yoroshye? Mu minsi yashize nagize umukozi wo mu rugo akundana n'umuhungu, usanga ni umuhungu ufite etaje, nta nubwo azi no gusoma neza. Agiye kumukwa atubwira ko azamukwa $1,000,000. Twarasaze, navuze naramusengeye, nkamusengeye. Nabwiye madamu rero kuzaba marene, hari naho nanyuraga nkabivuga bikancika gusa kumva ni inkuru ishyushye ahisha abantu. Ariko urumva bidatangaje, mwana umukobwa twazanye mu mujyi atazi kwambuka rompu, nkamubwiriza iby'agakiza muri Covid, twarabanye Covid yose agakiza. Abwira ati giye kurongorwa n'umuntu ufite imodoka, ufite etaje, azakwa $1,000,000. Kandi umuhungu yo mwambwira ikibazo cy'amafaranga, barata amafaranga arahari, bajya gufata kuri konti nta kibazo. None asanze igikomangoma cy'ibwami murokore wawe kiri iwabo cyamaze kugurira umuryango wabo, baramwicaje baramubwira tugomba kujyana n'igikomangoma. Aravuga ati no, uretse no gushaka igikomangoma kidakijije, birashoboka ko yarafite n'andi makuru, si icyerekezo cyanjye kiri. Yemera guhomba ubuzima ngo azatunge ubuzima bwuzuye bwo muri Kristo Yesu. Wabyo ukuri bisaba ko umuntu aba yubakitse. Hano hanze birasaba ko umuntu aba yubakitse, maze no muri stage umuntu arabeshya agakora igitabo cya stage atarigeze ayikandagiramo n'umunsi n'umwe. Wenda mwebwe ntibirababaho, unagakora igitabo cya stage agahagarara ku maguru y'abiri akajya kugisaba meeting atarigeze akandagira muri stage n'umunsi n'umwe. Yarabwiye umuntu ati mwana nyoherereza ko hajya muri stage kamuhinyuza ari stage. None umuntu abonye umugabo muri iyi minsi baravuga ngo n'umugabo wa kino gihe, umukobwa arabyanga, bamushyiraho ibihano, bamwicisha inzara, bagena no ku rwego bazana amafarashi 2, ukuguru kumwe guhambira ku ifarashi imwe n'ukundi areba. Arangira aravuga ngo maze n'intumirwa ngiye gupfa, nimo n'invitation ngiye gupfa. Umuntu se yagushwa na puderi. Muri iyi minsi hadutse umwuka wa Munoni. Amunoni wenda hano muri kaminuza nturahagera, ariko hano hanze urahari. Amunoni murawuzi?
ni umwuka uvuga ngo Tamari zana ibiganza byawe ndiremo. Usanga abahungu barokore cyangwa abapagani bamwe batereta abakobwa barokore, yarangiza akamubwira ngo nutaza kunsura ndabivamo. Kandi murabizi ko mu mahame meza akomeye iyo bibaye byiza ubana n'umusheri we mutarahurira muri geto, kuko geto aba ariyo utazatahamo. Ntugira ati nutaza kundeba muri geto ndabivamo. Umukobwa akagenda nk'intama bagiye kubaga. Guhamya ukuri nibyo yemera bikaba ikibazo. Dukeneye kubakwa nk'amabuye mazima, kandi Imana ni umwubatsi mukuru. Siko ngiye gusoza, navuze ibintu byinshi ariko ngiye gusoza. Haleluya, haleluya bene data. Dukwiye kubakwa nk'amabuye mazima bari kurangiza bakiri kwiga. Twigeze kugira ikintu hano muri CEP, ntabwo mukizi mwebwe, ngira ngo ntabwo kirongera kuba. Twasanze gisa naho igihe kirangiye, ariko nyuma yaho ntabwo namenye amakuru ko cyongeye kuba. Aho umuntu wasangaga afite supplemental exams 11. 11 agomba gusubira mu masomo 11. Twagize umukobwa hano umukristo ajya kwiyahura bamufatira Nyamirambo, narindi hano mu mbere. Bakuru bacu twasanze bafite supplemental exam 11. Reba nawe 11 mu ishuri rimwe, umwaka wose ugomba kuzikora. Icyo gihe barazigukoreshaga kandi hari amahirwe ya 25% yo gutsinda. Ubwo 25% waba watsinda, wayasubiragamo yose akagutsinda. Icyo gihe za chemistry baziga muri engineering zivuza ubuhuha, za physics zivuza ubuhuha, bameze nk'abataye umutwe. Ariko havuka rero umwuka wo gushinga ikibuga ku bandi bapagani. Habaga ibibuga bene data, nje nicaraga imbere buri gihe, naraza nkahita nicara aho ntari bwumva, ariko amajwi yakugeragaho. We cya pasiteri kireke bageze aho none bakajya bubaka ikibuga nk'abari kubaka basket. Kugira ngo ushobore guhamya ukuri biragusaba kuba wubakitse nk'amabuye mazima. Naho wazasigara ku kirondwe inka barayiriye kera. Ni nayo mpamvu mubona ibintu bya kino gihe bisa naho byoroshye. Turi muri soft salvation. Allo, soft salvation. Mbese nuko utagora abantu. Adonai wajya kubwiriza nuko Imana irabikoze, Imana nanjye yaranteturuye, yarampaye, muvuga ngo amen. Soft salvation. Ntabwo amaraso yamenwe ku musaraba yabyaye soft salvation. Yabyaye inzira ndende y'urugendo rukomeye rujya mu ijuru tugomba kunyuramo uko twiyemeje. Muyobozi wari uzi ko hano hanze ari soft salvation. Niba utaye indirimbo, hari indirimbo za kera twaririmbaga ariko uyu munsi utaririmba. Ese muranyumvishe? Muranyumvise? Kandi kera zafashaga abantu zikabakura mu byaha, ariko uyu munsi ntiwaziririmba. Imana yo mu misozi ko bitamo muzika, zamo muzika, ariko wayumva ukumva ni ibintu birashirana no gushyuha. Sikibibwira n'abakristo, kubera ko abantu bagiye muri soft salvation. N'ibintu tusiye turirimba ni ibintu soft, ni ibintu nyine bifasha amarangamutima, ariko ukumva nta transformation, nta mpinduka bizana. Adonai Elohi Shama, no kumva Adonai Elohim Shama bimbyaye miki. Soft salvation, soft songs, soft preaching, that's all. Hallelujah. Doko tunakira n'umuntu tureba neza mu kubwiriza. Hallelujah. Kirakira mugenzi wa maso nk'iminota nk'ibiri. Mubwira ngo Imana igira neza. Imana yamigira neza. Ibintu biri hano hanze ntago mubizi. Dukeneye kubakwa nk'amabuye mazima ngo mujye guhamya ukuri. Ese muranyumvise? Muhimana icubahiro mwese kagira iki? Amen, 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 amen. Iminota 20 kabirashize. Arangiza. Ndashaka ko dutera gakorasi. Icyakora kari mu cyongereza. Muracyumva? Hello, turacyumva. Urumva ibintu byose ndimo navuga? It's a manipulation of soft salvation. It's nothing. Ni ibintu bitari impamba y'umugenzi, nta mbaraga z'Imana zirimo, nta byagukomeza, nta byatuma uhagarara imbere y'ubusambanyi uravanamo miliyoni 40 ngo ukomere uzihakane, nta byatuma uvuga ngo ndi umukristo nzahora ndiho. Oh, it's soft.
soft songs. Praise and worship, it's a song. We attain ni soft moment. Hello? We kwa Imana icubahiro. Utuntu musigaye mwikora ndabareba. Monde ntabwo agakiza kigeze gahinduka. Yesu yaravuze ngo iyo nzira irafunganye arabidekarara ari ku manywa. Abayinyura mifite abafana bake ni bake. Kwa benshi bahitamo inzira iri soft y'igihogere. Kubera iki? Irafunganye, isaba kwiyambura. Isaba kugira ibintu ureka. Isaba kugira ibintu ureka. It's not easy. It's not soft. Imana idufashe. Kari mvuze ngo Imana idufashe. Hallelujah. Inzira ibamo amahame akomeye. Kansoze ndimo ntereta. Ntimuzaterete mutageze igihe cyo gutereta bitazabakomeretsa. Iyo nama murayakiriye. Muzagure fanta. Iyo ni inama ikomeye. Muzaterete wumva utari ready. Ntuzemere guteretwa wumva utari ready. Natwe abakristo hari ibintu byinshi kwirinda kubera ko nta nubwo tunabyemererwa. Usanga umuntu avuze ati I'm available. Ariko are you available? Imyaka yo kurangiza ubuzima ukajya gushaka akazi nyuma yaho ukagira urumva iyo myaka muzayihanganira mudakozemo ibyaha. Niba utari available funga. Kubitaho inzugi zose. Ariko if you are available be on market. Hari usanga umuntu nyine kubera ko yageze muri kaminuza yiga mu wa mbere akumva nyine ari available. You are not available. Urabitekereza, nurabipanga neza. Basore muri hano hari umwuka uba muri kaminuza witwa PDFH. Murawuzi? PDFH ni ukurangiza ufite permis, P permis cyangwa permit, D degree, F fiance na house. Ubwo ni ku basore. Ego. Yo koze graduation bari kubaza. Barakura muri PDFH ufite iki? Hari usanga rero umuntu ashaka F mbere ko natekereza na H. Kandi H ikenewe mbere uko haboneka ki? Kandi baba bakobwa bashiki banyu n'abahanga. Iyo maze kurangiza akabona hanze ukuntu ibintu bimeze. Atangira kukubara akavuga ati I'm no longer a student. Ntago nkiri umunyeshuri. None uriya nashatse kameze nk'umunyeshuri. Akubara imibare mike yakubwira ati mwene dakomere muri Kristo Yesu ugasanga baranga mutima wawe urayangije. Are you ready? Are you ready to destroy your emotions? Muri ready? Muriteguye? Jewe rero nanumvaga igihe kigeze ndangije njya gutereta ndashaka kubabwira ko ibintu by'abarokore biba bikomeye. Kubera ko nabwirizaga ubutumwa bwiza kandi icyo gihe nabwirije cyane muri fiançailles ndabyibuka. Byasabye yuko nganira n'umudamu wanjye. Ndamubwira ntuzansura muri ghetto. Ntuzakandagira muri ghetto n'umunsi n'umwe. Keretse niba uzashaka gutaha muri ghetto. Nirebesha nabishaka. Kandi uwo munsi ntabyo nari mfite ariko nabyishatsemo. Hajya mirindi rujisho mu mutima urambwira turi kwigira photocopy. Ariko nigira photocopy kugira ngo mpagarare ku ndangaciro zanjye. Ntuzansura muri ghetto. Impamvu nari nanze muri ghetto ari ni ukubera yuko muri ghetto nabanaga n'abandi bahungu babaga. Kwabaga mu gipangu kirimo abandi bahungu b'abasore bakoraga dukora ahantu henshi atandukanye. Bazana umukobwa buri nimugoroba saa 9 akamusohora saa 10 ukabona hinjira. Niyo yari kuza kansura gusa ntibari kuvuga ko twuzuye umwuka wera. Barako bati na Jean Paul wajyaga tubuza turamuzi. Ko nagezeho ndabihagurukira ndababwira nti ngewe ndabyanze mujye mubajyana mu maroge. Aho igipangu nigira umuyobozi w'igipangu ku ngufu. Cyane kirimo imiryango nka 12. Reba ibyo bintu byose rero nakoze narangiza nkajya kubyangiriza muri fiança. Umwuka wera yaranganje arambwira ati rero ukwiye gufata ingamba zitandukanye n'iz'abandi. Ibisigaye nzabyikora. Cyo ni icyambere. Kabiri, ubu muri iyi minsi hasigaye binshinja uyu munsi tujyana ati iyo twajyanaga tuvuye mu mujyi warankwepaga. Bitamubwira ni wakuriye mu tugataha. Kandi twa turi kumwe n'umuntu ufite imodoka amubwira ni niba gutwara ngiye nkahita nsohoka muhita ntega imodoka. Byansabye imbaraga. Uzi kuba uri kumwe n'umuntu ukunda iyo emotion n'amaso yawe yose ari kuri we. Turi kumwe kandi we ntiyari yarize science, yari yarize ibintu biri soft, social science. Urumva ubuzima bwe bwarizo sheri cyane byaciye kumukomplika bize bya physics, computer, electronics and whatever. Ibintu byose byari soft.
noneho mu miterere ari n'umutesi, noneho twajyana tugasangira saa 12 zajya kugera. Narabwiye Imana ko saa 12 tutagomba kuba tukiri kumwe, niyo twaba dutegura ibintu bikomeye. Mpita mwibutsa dutahe. Hashe ubwo tutangiye kuganira turataha. Abadayimoni igira we arabufite, nawe mfite, ariko tugomba gutaha. Ubwo ngiye mfite ijwi ry'umwuka rimbwira iti ntimuri abana, bwategene mwina mutegera mututahe, waretse tukajyana umwanya muto. Ntabwo nafite kuguherekeza, mfite gahunda nyinshi, abandagiye kuri kumwe. Byansabye imbaraga iyo mba ntubakitse nk'amabuye mazima, na fiansaye ntoya wayigwamo cyane. Abarokore twanyuze mu buzima bwo kudakunda, urakunda ukamera amababa. Ni ukuri ibi bintu biraryoshe. None upfa kubukundana n'umuntu wemera, wiyumvamo, wisantamo, mukagira umugisha, famiye zikabakunda. None ukaba batangiye n'akazi, ufite n'agafaranga, kujya Kigali, kujya Butare, kujya Huye atari ikibazo. Umurokore nta dayimoni ufite, hora mu uti haleluya. Mwubakwe nk'amabuye mazima mu b'inzu y'umwuka n'abatambyi, ubwoko bw'Imana bwo gukora imirimo yose y'Imana. Imana ibampere umugisha. Ndagira ngo duhaguruke dusenge. Ni icyifuzo gikomeye, muhaguruke dusenge. Mana turagushimiye, turacyari mu isi kuko tukibyara inyungu z'ubwami. Turacyari mu isi kubera yuko tukibyara inyungu z'ubwami. Urugendo rwo mu ijuru ntabwo rworoshye. Guhamya ukuri uvira isi ntabwo byoroshye. Bashiki bacu na bene data ntabwo byoroshye, ariko urashaka kutwubaka tukaba amabuye mazima. Turasenze Imana y'imbaraga nyinshi, ushoboze bene data, ushoboze bashiki bacu, bubakike baba amabuye mazima, nanjye bibuko y'ukuri, kandi urugendo rujya mu ijuru turuhagararemo tudatsinzwe. Urakoze kuduhaye umukoro ukomeye, kandi ko witeguye kutwubaka tukaba twubakitse, mu izina rya Yesu, amen.